amahirwe n'umugisha kuri buri wese ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, ariko ikibanze nakubwira ngo kora subscribe, like, comment and share. Muri kwibaza ngo uyu munsi tubafitiye iki, munsi yo kuba iki, gusa ntago ndi nyenyine nkuko gender iri hejuru cyane. Niyo mpamvu uyu munsi natwe turi kumwe na Nziza Claudette, tukaba tugiye kugenda cyangwa se tureba ibintu bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi twabahitiyemo ibintu bigera kuri 7 byatuma uca inyuma uwo mwashakanye mu buryo wowe utaruzi. Kurikira, wowe ufite umukunzi, wowe ufite umufasha mwana na buri munsi, utazashiduka wamuciye inyuma. Reka Nziza Claudette adukomereze n'ibyo bintu uko ari 7. Nziza Claudette, karibu. Urakoze Karanga. Ikintu cya mbere uba utagomba gukora cyangwa se utakagombye gukora mu gihe ufite umukunzi cyangwa se umufasha, kutabwira ibibazo byawe by'urugo umuntu mudafitanye isano cyangwa se mudafite aho muhuriye mu bintu by'umuryango, cyangwa se mudahuje igitsina. Ibyo bintu ntabwo byemewe kuba wamubwira amakuru y'urugo rwawe cyangwa se amakuru ya relationship yawe ngo mugirane mube muri close cyane. Ntabwo byemewe muri relationship. Ugomba kugira amabanga, byibuze ushaka kugira umuntu uganirize ibintu bijyanye n'amabanga yawe y'urugo rwawe cyangwa se y'umukunzi wawe mufitanye ikibazo, reba umuntu muhujije ku buryo ki nta kibazo byateza mu rukundo rwawe cyangwa se mu rugo rwawe. Reka dukomeze n'icya kabiri. Ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga icyatuma uca uwo mwashakanye inyuma. Turaza kuhasanga kuvuga nabi uwo mwashakanye. Wowe muntu ufite inshuti cyangwa se uwo mwashakanye, ntukavuge nabi uwo mwashakanye ubibwira undi muntu mudahuje igitsina. Icyo akaba ari ikintu cyatuma uca inyuma uwo mwashakanye, kikaba kiri ku mwanya wa kabiri. Icya gatatu cyatuma uca inyuma uwo mwashakanye ni ukugira inshuti mudahuje igitsina ukayimariramo. Wakibaza ngo ibyo bintu ushatse kuvuga iki? Hari ukuntu uba ufite inshuti yawe ku ruhande, wenda nk'ubu nkanjye kuko ndi umukobwa nkaba mfite urugo, noneho nkagira undi mugabo ku ruhande mbwira amabanga yanjye bwite cyangwa se numva nisanzuraho cyane. Ibyo bintu byakururu yanyu bishobora kuzana ibintu byo guca inyuma uwo mwashakanye. Ku mwanya wa kane turaza kuhasanga ikintu gishobora gutuma uca inyuma umuntu mwashakanye. Turaza kuhasanga utazibeshya cyangwa se ngo wishuke usohokane n'umuntu mudahuje cyangwa se mutashakanye, kandi akarusho mudahuje igitsina. Uyo akaba ari umwanya wa kane, hari icyo cyatuma uca inyuma uwo mwashakanye. Umwanya wa gatanu tuhasanga kwambara neza ukarimba ubikoreye undi muntu mutari mu rukundo cyangwa se mutigeze mutashakanye. Ibyo bintu nabyo sibyo. Hari ukuntu uba ukorana n'umuntu ukajya ubona nyine uri kumwifuza cyangwa se wenda ukabona nyine hari ukuntu mubonamo. Ibyo bintu bigatuma wambara neza kugira ngo byibuze aze kukubwira ngo wambaye neza. Ibyo bintu nawe urabizi bibaho. Reka dukomeze n'icya gatandatu cyatuma uca inyuma uwo mwashakanye. Ikibazo cyangwa se gishobora gutuma cyangwa kikwattractinga uca inyuma uwo mwashakanye ni ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu turaza kuhasanga ntukibeshye cyangwa se ngo wandikire cyangwa se wandikire undi muntu utari uwo mwashakanye amabanga umubwira cyangwa se umwandikira. Ubasha kwandikira uwo muntu cyangwa se mudahuje igitsina, umwandikira amabanga y'umuntu mwashakanye cyangwa se ibyo utabasha kubwira umuntu mwashakanye. Icyo kikaba gituma cyangwa se kikaba cyagutera guca inyuma uwo mwashakanye. Kwandikira umuntu amabanga cyangwa se amabanga umuntu mudahuje igitsina byatuma uca inyuma uwo mwashakanye. Reka turebe no ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa karindwi rero tukaba tubafitiye gushyira abana imbere cyangwa se ababyeyi bawe mbere y'uwo mwashakanye. Ibi bishatse kuvuga iki? Ni kwa kundi uba ufite abana cyangwa se umubyeyi we waba ikintu icyo ari cyo cyose ushatse kugisha inama, akaba ari bo ugomba kubibabaza bwa mbere y'uko ubaza umuntu mwashakanye. Ibyo bintu rero bitera impagarara mu rugo kuko biba bigaragaza nkaho utamwizeye cyangwa se nyine utumva yuko yagufasha kuri icyo kintu ushaka yuko uganira ku bandi, ukajya kubaza abandi imbere yiwe. Ntabwo uba umwizeye, ntuba wizeye uburyo ki yagufashamo. Bigaragaza rero yuko ibyo bintu ntabwo umwize, ntabwo uri aprawudiye. Ibyo bintu ushobora kubona undi muntu akabigenderaho bigatuma muca inyuma wa muntu wawe mwashakanye. Ibyo birashoboka cyane. Ibyo byari urutonde rero rw'ibintu wakora ukisanga waciye uwo mwashakanye inyuma.
akaba ari ibyo twari twababoneye. muntu ufite umukunzi, muntu ufite urugo, ibi bintu byo bihangana ntukabikore rwose, kubera yuko ushobora kwisanga waguye mu mazi abira. Mwari muri kumwe nanjye Claudette Nziza na MC Kalanga. Mukore subscribe, like, comment and share.